ntabwo bikwiriye ko waboneza urubyaro utazi kurugera. Icyo ni icyambere. Yego, ariko njyewe kuba umwana w'umukobwa nkanjye najya mubona ko ntabwo byanshimisha cyangwa ntabwo byaba ari byiza. Twongeye kubashimira inshuti bakunzi ba The Family Focus TV. Dushimiye ko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Turabasaba gukomeza gukora subscribe ku batarayikora. Abasanzweho namwe mukomeze murebe ibiganiro byacu. Uyu munsi rero twabazaniye ingingo tuganiraho ivuga ku bijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu. Turagira ngo muduhe ibitekerezo namwe uko mubyumva, twaganira n'abantu batandukanye, namwe muraza kutubwira uko mubyumva. Mwiriwe neza? Twashakaga ko tuganira namwe mama. Turifuza ko mwatubwira ukuntu mwumva ibijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu. uko ngewe mbyumva kuboneza urubyaro byaba byiza pe, kubera ko wenda ari igihe uganiriza abana ukabegera, ariko ukabona nyuma wenda bateshutse ku kiganiro mwagiranye, ukabona wenda batwaye inda mu buryo butari bwo rwose bakiri abana bato. Ariko rero hari indi mpungenge nagira mu kuboneza urubyaro, ko tubona nk'abantu bakiri nk'abagore bakuru baboneza bakabagiraho ingaruka. Nubwo abana hari ikintu mwizeye, twaba twizeye yuko ko nta kibazo bagira baboneje urubyaro. Wowe wumva gute ibijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu? Ntabwo bikwiriye ko waboneza urubyaro utazi kurugera. Icyo ni icyambere. Urumva? Icya kabiri ushobora kuboneza urubyaro ugasanga narwo uranarubuze bitewe n'ibyo ukoresheje uboneza urubyaro. Icyambere wishijemo agapira, urumva? Icya kabiri unyweye ibinini, urumva? Ubwo ngibyo byose birangiza ubuzima bwawe, ntabwo bizi neza nimba unagiye urubyaro. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 18. None se wumva gute ibijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu? Yewe mba numva nyine nk'urubyiruko bari bumvira nk'urwanjye nta kuboneza urubyaro bw'aho kwirinda cyangwa se bakikingira. Yaboneza urubyaro gute se atarabyara? Amakuru yanyu ni meza. Witwa nde? Witwa Karinganire Abidani. Nashakaga ko tuganira ku bintu bijyanye no kuboneza urubyaro mu bangavu. Wowe ubona ute? Mu bangavu hano mpamaze imyaka 30 hano i Kigali. Noneho ndebye ndavuga ni ntabwo ngewe nzazana umugore kubera ko nta hantu ngomba kuba ndi. Noneho nanga no kuzana umugore kubera ko nabonaga ntaho nabatuza, nta naho mba. Ubwo rero mbona ko kuboneza urubyaro n'ubu ngubu nazana n'umugore, ariko kubera ko nta hantu mba abona kuboneza urubyaro nabona ko ari byiza, kuko mu mujyi wa Kigali mbona uguma kubyara abana benshi bitaba ari. Hanyuma mu rubyiruko nabyo ni byiza kuboneza urubyaro? Mu rubyiruko abangavu bakagombye kureba. Urabona ubu turi muri corona, none muri iki gihe cya none bavuga ngo urabyara abana benshi uzabashyire hehe? No kubyara abana bake, kuko hari igihe babuze ngo umuntu abyara bashoboye kurera. Wumva gute ibijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu? Cyane mva kuboneza urubyaro ku bana b'abangavu bitaba ari byiza, kubera ko ibyo ni iby'abantu babyaye cyangwa abagore bafite abagabo. Rero ubw'abana b'abangavu numva twakwirinda twishore mu busambanyi, ahubwo niyo twateshuka ku nshingano wenda uwananiwe kwifata agakoresha agakingirizo nyine akabasha kwirinda. Yego, ariko njyewe kuba umwana w'umukobwa nkanjye najya mubona ko ntabwo byanshimisha cyangwa ntabwo byaba ari byiza. Biriwe nawe? Amakuru? Witwa nde? Jackie. None se wowe wumva gute ibijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu? Ntabwo nabikunda, ntabwo ari byiza. Kubera ashobora kuboneza urubyaro ntazongere kubyara cyangwa akarwara bya bibyimba mu nda bavuga. Kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu ubundi byari byo nyine, kubera ko bikwiye, ariko sinabyiza, kubera ko iyo uri umwana ubundi ntabwo wemerewe kubyara. Sabwira ngo ubyare ugeze igihe. Rero ikibazo nyine cy'abangavu guterwa amada
kuboneza urubyaro bibaye ngombwa bikakunanira wakoresha agakingirizo ariko utabyaye ukiri muto kuko utashobora kumurera. urumva kuboneza urubyaro byaba ari byiza? Byaba ari byiza wagize ubwenge we nabwo kubikora byagucitse kubera umubiri, ariko nanone si byiza kubera ko umwangavu aba akiri muto, burya iyo ugiye kureba ntabwo aba yari yakagira imyaka y'ukuri uburyo yemerewe kubyara. Wiriwe neza nawe ma? Mwiriwe neza. Amakuru yanyu? Neza. Nitwa bande? Nitwa Dusenga Fortune. Fortune, none se wowe wumva gute ibijyanye no kuboneza urubyaro mu bana b'abangavu? Mu bana b'abangavu kuboneza urubyaro ni atari byiza cyane kuko ari igihe umwana wari umukobwa akaboneza urubyaro akaba yanakashira mu mibonano akazi ko yaruboneje akaba yaba indaya kuko yaboneje urubyaro nyine akiri mutoya, mbese kuko nta kibazo. Hari abana benshi batinya inda wenda ababyeyi baba batabegereye ngo cyane nabo bafite ngo babe babahana akayita ajya mu mibonano mpuzabitsina kandi bitari ngombwa, usanga igihugu kirahombye. Cyangwa se umwana w'umwangavu akaba ashobora kuzabyara abana n'abakimana yamuremanye yaboneza urubyaro kirekana akavanamo kuba atazabyara, mbura atari byiza kuri njyewe. Urakoze cyane.